Valley's hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM. Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akamucunguzi wacu ari we Yesu Kristo. Ikaze mu butumwa bwiza mugezwaho n'itorero ry'umwe bw'abakristo, itorero mu magambo arambuye y'Icyongereza United Christian Church UCC mu magambo ahinnye. Itorero riyoborwa n'intumwa Charles Rwandamura, umutangizi kandi akaba ari uhagararira itorero mu Rwanda no ku isi hose. Rero muhawe ikaze kandi turashima Imana ndetse nawe ushima Imana ko yaduteguriye iki giterane. Iki kiganiro uyu mukozi w'Imana Apostle Charles Rwandamura adutegura iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda aho muri mushobore kumenya ukuri, kandi ukuri nako kuzaba bature, ukuri kuraba batura. Tuzanye rero ubutumwa buvuga ngo ububyutse burakenewe. Turababwira ngo ukeneye ububyutse mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, ntucikanwe. Menya icyo Imana igushakaho n'igihe cy'abantu bakwiye gushaka ubushake bwayo bakayishakisha imitima yabo. Ni Pastor John wumva rero kuri microphone ya Hot FM. Ndakwibutsa ko dukurikirana ku 103.6, 103.6 twumvikana kuri radio kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Kuri isaha saa 9, naho kuwa gatandatu by'umwihariko mutwumva saa 6 kugeza saa 7 z'amanywa. Nugacikanwe rero kudukurikirana bana natwe muri program ba umwambasaderi ahuri, gerageza ugira abantu umenyeshe nabo bashobore gusangira ku byiza byose Imana itugeneye. Ikindi turagutumira ku itorero rya UCC hariya Niboye, dufite amasengesho y'iminsi 210
tugeze ku munsi waho wa 51. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 51, turi imbere y'Imana dusenga hari icyo dushaka. Turashaka kuyibona, turashaka kwituvirayo ikatugaragarira. Buri mugoroba rero turaterana kuva ku wa mbere kujya ku wa gatanu ndetse n'icyumweru. Turagutumira ubasha kubana natwe saa 11 uvuye kazi, ngwino dusangira ibyiza kuko Uwiteka Imana nyinga uduteguriye ibyiza. Reka aka kanya mumenyeshe ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana twabanye umunsi w'ejo ndetse n'umushyitsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba n'umwigisha nowe utuyigisha kuri UCC muri iyi minsi kuva ku wa gatatu kuzageza ku cyumweru. Afite amagambo adasanzwe, amagambo akiza, amagambo asizwe. N'umukozi w'Imana usizwe, ufite ubutumwa bubatura, ubutumwa bugarura ibyiringiro mu mutima wawe. Nucikanwe rero kumwumva. Turi kumwe nko nkubwiye Pastor Musisi Emmanuel aturuka mu gihugu cya Uganda, mu Uganda y'Iburasirazuba, mu Burasirazuba bwa Uganda, mu gace kitwa Busia. Rero n'umukozi w'Imana maze igihe kirekire akorera Yesu, agendana na Yesu. Yesu akoranye nawe, amukoresheje imirimo ikomeye mu bantu batandukanye hano mu Rwanda. Si ubwa mbere haje, no mwana mu buryo bw'umwuka mu bashumba bacu Apostle CYA Rwanda na Bishop Margaret nkuko yabyivugiye umunsi w'ejo. Uraza kumva rero ubutumwa afite kandi amagambo afite, uraza gusanga abo ari bwo butumwa rukeneye kandi wahora gusengera uti Imana avugana nanjye. We want to receive you, man of God, right now, and I first have to pray before I welcome you, such that we start off after prayer. Mana yacu turagushima ko aka kanya uduhaye amahirwe kugira ngo tuvugane n'abanyarwanda. Turavugana n'abantu b'ingeri zitandukanye bari mu buzima butandukanye, baca ahantu hadasa. Bose ubafitiye ijambo, bose bafite icyo bavugaho kuko uri umubyeyi, uri Imana yabo, bafiteho umugambi. Buri muntu wese mufitiye igisubizo cy'ibibazo bye. Udutumanye umwuka wawe kugira ngo tubagezeho ubu butumwa. Umugaragu wawe avugana n'abantu, amagambo ashyize ku rurimi rwe, amagambo ashyize ku mutima we, amagambo bamutumyeho akize kandi azana impinduka. Twumva ubuhamya nyuma y'ubu butumwa bw'uyu munsi. Turabizi ko hari ubuhamya hirya no hino, abantu bafite ubuhamya barashaka kubutanga. Turagusaba kugira ngo nanone bwiyongere, imirimo n'ibitangaza byiyongere, kiza kandi ubohore kunyura mu ijambo ryawe. Ndagushimiye ko byumvishije kandi ugiye kubohora imbohe. Buri wari waraboshywe n'imbaraga z'umwijima n'imyuka yo kutumva, kutumvira, kumva nabi, turayihana mu izina rya Yesu. Iyo myuka turabohora imbohe ngo zibohorwe, zibone umucyo wa Yesu Kristo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mukundwa, rero tugiye kwakira umukozi w'Imana. Ushaka kutwandikira ubutumwa bugufi wowe udukurikira kuri 0782 75 74 62, 0782 75 74 62, cyangwa se 0722 2 2 5 7 4 6 utwohereze rero ubwo butumwa bugufi, turabona dusengane nawe tutarava muri studio. Imana irakugirira neza. We want to receive you now. You are most welcome. Thank you. I want to greet you all in the name of Jesus. Ati ndagira mbasuhuze mwese mu izina ry'Umwami Yesu. Our dear listeners. Nshuti bakundwa mutwumva. And I want to thank God for the program that is on. Ndagira nshimire n'Imana kubw'iyi gahunda yivuga butumwa. And I want to thank the ministry of UCC. Nshimire n'Imana kubw'umurimo we ukorwa na UCC. And our beloved Apostle Charles Rwandamura. N'umukundwa wacu intumwa Charles Rwandamura. Whom God gave this vision of doing this ministry. Uwo Imana yahaye iyerekwa ryo gukora uyu murimo. Because he's a man that has been used of God for this generation. Kuko n'umugabo ukoreshejwe n'Imana muri iki kinyejana cyacu. To raise up men and women with power. Guhagurutsa abagore n'abagabo. And even to speak the word of God without compromise. No kubwiriza ijambo ry'Imana atemeranya cyangwa se adafite ibyo abogamiye. You know, the word of God has got power. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga rero. And the word of God is true. Kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. And the word of God is everlasting. Ijambo ry'Imana rihoraho. For us we can die. Twebwe twapfa. But the word of God continues. Ariko ijambo ry'Imana rikomeza kuba. So somebody needs to have faith and power to speak about the word of God. Bigusaba ko ufite kwizera n'imbaraga kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana. And you become an ambassador of God in this world. Ukaba intumwa y'Imana muri iyi si.
So it takes people who are confident, bisaba rero abantu bashize amanga who know the calling of God upon their lives, basobanukiwe umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwabo, to speak the word of God in a country. kugira ngo bavuge ijambo ry'Imana mu gihugu runaka. And we thank God so much for our apostle, turashimira Imana cyane yuko intumwa ya umushumba wacu, because he has stood in his gap kuko ahagaze mu mwanya we to speak the word of God. kubwiriza ijambo ry'Imana. Doesn't matter what the circumstance is. Ntacyo bivuze iki ibigose n'ibihari. Doesn't matter whether it is raining or it is shining. Ntacyo bimubwiye niba imvura yabigwa cyangwa izuba ryaka. Whether he has money or he doesn't have money. Yaba afite amafaranga yaba atanayafite. God gave me opportunity one time. Imana yigeze kuma amahirwe igihe kimwe. Sometime back in the years of the 90s. Haciye igihe mu myaka ya za 40. When I was under his ministry, igihe nari munsi y'umurimo y'amavuta ye, he taught us about faith. yatwigishije kwizera. He didn't have a lot of money. Ntabwo yari afite amafaranga menshi. He was just starting a ministry. Yari agitangira umurimo w'Imana. But he was very confident of what he was talking about. Ariko yashiraga amanga yifitiye icyizere y'ibyo yakuvugaga n'ibyo yakoraga. God was using him mightily. Imana yamukoreshaga imirimo ikomeye cyane. And the sick were getting healed. Abarwayi barakira. So I'm not surprised to see what he's doing here now. Rero sinangazwa n'ibintu ndeba Imana imukoresha hano mu Rwanda. What some people are saying today, ibyo abantu bamwe mureba uyu munsi, started about 30 years ago. Byatangiye imyaka 30 ishize. What people see as a building today, ibyo abantu bareba nk'inyubako uyu munsi, it started in papyrus structures. Yatangiye mu nyubako z'ibibambano. And I want to promise you, everyone that is listening today, musezeranya buri muntu wese twumva uyu munsi, when God starts off work with you, Imana itangiranye umurimo nawe, that work is going to grow and grow and grow every day. Uwo muri wowe uzakura ukure iminsi yose. So today I just want to encourage us, uyu munsi ndagira ngo batera inkunga in the word of God, mu ijambo ry'Imana. That word which worked in our apostle, iryo jambo ryakoreye mu mushumba wacu, that word which works in UCC in ministry, iryo jambo rikorera muri UCC mu murimo wa UCC, that work which works in the word which works in our Bishop Margaret Rwandamula, ijambo ry'Imana rikorera muri Bishop wacu Bishop Margaret Rwandamula, and all the ministers who are working in this ministry like Pastor John, n'abandi bakozi b'Imana bahereza bakora muri iri torero nka Pastor John. The thing that worked in their life ni ikintu gikora mu buzima bwabo, can also work in your life. nawe cyagukorera mu buzima bwawe. God is no respecter of persons. Imana nirobanura ku butoni. When you believe him, iyo uyizeye, doesn't matter whether you are a woman or a man, ntacyo bitwaye waba umugore cyangwa umugabo, doesn't matter whether you have gone to school or you failed to go to school, ntacyo bitwaye niba waragiye ku ishuri cyangwa utaragiyeyo, doesn't look at your language or your tribe. Imana nireba ubwoko bwawe cyangwa ururimi uvuga. When God calls you, Imana iguhamagaye, he uses you using his power. igukoresha ikoresha imbaraga zayo muri wowe. Doesn't borrow from the white people, ntabwo ijya gutira kuva mu bazungu, because God has got his own source of power. kuko Imana ifite isoko yayo y'imbaraga. When you move according to the word of God, iyo ugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, what God has done for Pastor John, icyo Imana ikoreye Pastor John, he can also do for you. nawe yakigukorera. What he can do for me, icyo yankorera, or what he has done for me, cyangwa icyo yankoreye, he can also do it for you who is listening today. nawe yakigukorera wowe unyumva uyu munsi. So you don't have to lose hope. rero nukwiye gutakaza ibyiringiro. The Bible talks about prayer in Luke chapter 18. Bibiliya iravuga ku gusenga nko dusoma Luka ibice 18. The Bible says then Jesus told his disciples a parable. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu acira umugani abigishwa b'uyu mugani, to show them that they should always pray, abereka uko bakwiriye guhora basenga, and not give up. ntibigere bacogora. You know, the word parable ijambo rero mugani is something that goes around a story, ni ikintu kiba kivuga ku nkuru, something that is a little bit like a circle. ni ikintu kimeze nk'uruziga, it rotates around a certain truth. kizenguruka hejuru inyuma y'ukuri So cyangwa many ukuri. times Jesus could bring stories igihe kimwe Yesu yazanaga inkuru when he wanted to explain a certain phenomena or a certain principle. iyo yashakaga gusobanura ihame runaka. Now I was teaching people about prayer, rero nigisha abantu yigishaga ku gusenga, and he told them, nigishaga abantu ku gusenga, arababwira ngo mujye musenga, don't lose hope. ntimugatakaze When you ibyiringiro. look at people who are prospering today, iyo ureba abantu batera imbere uyu munsi, don't lose hope. ntugatakaze When you see ibyiringiro. somebody getting a degree, nubona umuntu uvunye when you're still lisansi, studying in secondary school, wowe uciga muri segonderi, don't lose hope. ntugatakaze If you ibyiringiro. don't have school fees today, niba udafite school fees uyu and you munsi, see other people are having good school fees, urabona abandi bafite amafaranga y'ishuri mu buryo don't bworoshye, lose hope. ntugatakaze If you're ibyiringiro. not married niba utarashaka, and you're a young woman, uracyari umugore you want umukobwa to get muto, married, nturashaka,
and produce children, urashaka kubyara abana, your family could be asking you today, umuryango wawe ushobora kuba ukubaza uyu why munsi, don't you get married? kuki wowe You udashaka? are growing old every urimo day. urakura buri munsi urasaza, Your beauty is going away. ubwiza bwawe buragiye. The Bible says Bibiliya iragira iti, Jesus told his disciples a parable Yesu yabwiye abigishwa be uyu to show mugani, them that they should always pray. abigisha uko bakwiye guhora The basenga. Bible says always pray, Gusenga ubudasiba, not to pray on Sunday only. ntabwo ari uguterana ku cyumweru I gusa. had a friend of mine Nagiraga inshuti and he was challenging me in my religion. yarimo rwose amenyuza mu idini He ryanjye, told me, arambwira, you people you pray on Sunday. mwebwe bana musenga ku I told cyumweru. him I don't pray on Sunday. Ndabwira ntabwo nsenga ku And he cyumweru. was wondering Aribaza ati, because every Sunday he sees me going to kuko buri church. cyumweru mbona njya kurusenga. And he was wondering, I said, when do you pray? Aravuga ati, wowe usenga I ryari? said, I pray every day. Ndamubwira nsenga buri munsi. I pray in the night. Nsenga nijoro, In the morning when I wake up, I mu gitondo pray. iyo mbyutse ndasenga, When I'm driving my car, I pray. iyo ntwara imodoka yanjye When I go mbasenga, to the mountain, I pray. iyo ngiye ku musozi njya gusenga, When I'm eating food, I pray. niyo ndyagiye The Bible mbasenga. says we should pray always. Bibiliya iravuga ngo dukwiye guhora Because dusenga, every time there is a challenge in your life. kuko ibihe byose hari ihinyu mu buzima bwawe. People who are in offices, Abantu muri za biro, there are challenges at the place of work. hari ibiguhinyuza mu kazi aho Maybe ukorera. your boss is a very hard boss. Yenda boss wawe ni umuntu utoroshye Maybe you ukomeye, need to have a promotion. yenda ukeneye kuzamurwa, Maybe you need something in your life that nobody can ever give to you. birashoboka hari ikintu ukeneye umuntu wese ataraguha, Because there's things which you can never receive unless you pray. kuko hari ibintu utashobora guhabwa keretse Now ubisengeye. Jesus told them a parable, Yesu abaha umugani, and he told them arababwira that men should always pray ngo abantu bakwiye guhora and iteka they should basenga, not give up. ntibagacogore cyangwa I've seen people giving up. mbonye abantu Some people bacogora, try, bamwe but baragerageza they say I've failed. bakagera aho bavuga ngo Some people turananiwe, try with education, bamwe bagerageza mu kwiga and they say I've failed with education. bakavuga kwiga biratunaniye. The things of this world, Ibintu by'iyi si they need persistence. bisaba guhozaho They need kwihanga, somebody who is very hard. bisaba umuntu ukomeza. In my language in Uganda, they say Mu rurimi- omuntu alemerako. mu rurimi rw'ikigande bavuga ngo umuntu unaniranira ku You kintu don't let go. ntabwo ukivaho, You try hard and hard and hard. uragerageza ukongera You ukagerageza, don't give up. ntubivaho ngo You wake ucogore. up in the morning. ubyuka mu gitondo kare, Even the people who are very rich today, n'abantu babona they bakize uyu don't munsi sleep. ntabwo baryama, They wake up at 4 a.m. in the morning. babyuka kare saa 10 They are z'igitondo, already carrying their bags. bafashe amashakoshi yabo, They bought planes. They go to Dubai. bakurira indege bakajya Dubai, They go to China. bakajya mu Bushinwa, Some people go to their gardens. abantu bamwe bakajya mu mirima They yabo don't guhinga, give up. ntabwo If you bacogora. are to overcome into this world, Niba uzatsinda muri you iyi should si, be a very hard working person. bigusaba kuba umuntu w'umukozi cyane. So that is the very thing that Jesus was teaching people. Icyo nicyo Yesu yigishaga abantu be, He told them people shouldn't give up. yarabwiye abantu ntimugacogore ngo You mubiveho, try every day. mujye mugerageza You try iteka, the next day. ugerageza n'undi You try munsi, the third day. ugerageza umunsi wa Some gatatu. people you have finished your university degree. Abantu bamwe mushoje kaminuza mufite You are looking lisansi, for a job. urimo urashaka akazi, Don't stop there. wigarukira aho ngaho, Try every day. gerageza buri munsi, Go for interviews. genda ukore ama interview, Pray always. senga iteka, Every time you go to your boss, ibihe byose jya kuri tell them, boss have wawe, you got some piece of work? mubwire se hari akazi Can you wabonye, give me, even if it is sweeping, I can start ese sweeping. niyo byaba akora ubuplanto ntiwakama nkagira ibyo People nkora. who overcome in this world, Abantu b'abatsinzi muri they iyi are si people who are persistent. ni abantu bihangana They have bahozaho, got faith. bagifite They kwizera rero, believe anytime I'm going to have a breakthrough. bizera ko ibihe byose bazabona kumenesha, They don't just try one time and they ntabwo give up. bagerageza igihe kimwe ngo babiveho. That is what Jesus was teaching the Icyo people. nicyo Yesu yigishaga Some abantu. people think when they are Christians, Abantu bamwe baratekereza ngo iyo babaye God is abakristo going to provide. ngo Imana byose If izabikora, God wishes, Imana nibishaka is going to give me. izampa iki n'iki. No, Oya, God does not just wish. Imana ntabwo yifuza, God gives you when He sees you are very serious. Imana iguha iyo ubonye uri seriye cyane, He wants people who are very serious. ishaka abantu bari People who are serious, seeking Him every morning. abantu bayishaka buri The gitondo. Bible says, Bibiliya iragira I'll iti, pray in the morning, nzasenga in igitondo the afternoon, na ku manywa, and in the evening. kandi nzasenga I raise n'ikigoroba, up my cause to the Lord. nzagaragaza ikibazo Every cyanjye imbere time I'm y'Imana, going to remind Him. buri munsi nzamwibutsa, I'm going to cry to the Lord buri munsi ndirira iyo with a Mana loud voice n'ijwi and tell rirenga, Him my problem. mubwire ibibazo byanjye. Some of you people, you are very poor. Abantu bamwe muri aho ngaho muratwumva Who is murakennye going to cyane, help you? ese ninde uzagufasha? You have never gone to school. Ntabwo wigeze ujya ku You don't ishuri, have a family member who is ntugira rich. umuryango ukize You wagufasha, don't have any connection in nta government. connection n'imwe muri leta, You cannot get anywhere. naho wagera Who is going to help you? ninde uzagufasha? There is a God who can help you. Hari Imana ishobora The Bible kugufasha. says, Bibiliya iragira iti, Jesus
Jesus told them a parable. Yesu yabahaye He umugani said people should always pray aravuga ati abantu bakwiye gusenga and they should udasiba not give up. ntibasibe. And he said in a certain town Aravuga ati mu mudugudu there umwe was a judge hari umucamanza who did not fear God utaratinyaga Imana and did not care about people. ntiyite no ku bantu. And there was a widow Hari n'umupfakazi in the same town muri uwo mudugudu who kept on coming to him wakomezaga kuza hari when she was pleading. igihe yamusabaga And she mwingingo was saying, yavugaga aya magambo, give me justice nyamuna ncira urubanza against my enemy. ku mwanzi The wanjye. Bible talks about this man. Bibiliya ivuga kuri uyu They muntu, talk about a judge. ivuga ku This mucamanza. man was very arrogant. Uyu mugabo yari mwibone, He did not just fear, he did not care about anybody. nta muntu yitagaho n'umwe. The Bible says he don't even fear God. Bibiliya iravuga ngo ntiyatinyaga ngo yubahe n'Imana. What does it mean? Bisobanuye He iki? couldn't even go to the mosque. Ntiyashoboraga no kujya mu He musigiti, never went to the Protestant church. ntiyagiye no mu ikanisa He y'abaproso, couldn't even go to the Catholic church. ntiyagiye no muri kiliziya. The Balokole never saw him there. Abarokore ntibigeze bamubona aza mu rusengero. He was a man who could just stay at home. Yari umuntu wahoraga mu rugo And gusa, so whatever happens, agavuga ibyo me, avuze, I don't care whether God is there or not. simbyitayeho n'Imana iriyo And the n'ibitariyo. Bible says, Bibiliya yagira he iti did not just disrespect God, ntabwo ntiyaroreye kubaha Imana gusa, but even people. ariko He n'abantu did not regard people. ntiyigeze He did abitaho, not regard the president. ntiyigeze yita no kuri He did not perezida, regard the officials in ntiyitaga ku government. bayobozi muri He did leta, not care about anybody. nta muntu n'umwe He yitaga, did not even regard about his family members. ntiyitaga no ku banyamuryango He be, was, I believe, even disrespecting his wife. n'umugore we ndabona agiye He ataramwubahaga, was despising his brother. yasuzuguraga barumuna be, He did not care about anybody. nta muntu n'umwe Now yitagaho. this was the only judge Dore uyu niwe mucamanza who was wenyine supposed to help this widow. wagomba gufasha uyu mugore. The Bible talks about a widow. Bibiliya ivuga ko ari The umupfakazi widow w'umugore. was a poor one, of Uyu course. mupfakazi yari n'umukene, She was not having a husband. ntabwo yagiraga umugabo, I believe she was not even having sons. ndizere ko atagiraga n'abana, But the Bible says, ariko Bibiliya igira itya, because she knew ariko kuko yamenye this ko man is the only one who is going to help me. uyu mugabo niwe wenyine uzamfasha. The Bible says every morning Bibiliya iragira ngo buri she gitondo could go to the judge yajyaga ku mucamanza and said, you help akavuga me. ati nyamuna She wamfashije, was knocking at the door. agakomanga ku In the muryango. morning when the judge was coming to office, Tondo umucamanza ajya kuri the biro woman ye, was there. umugore yabaga ahari, Said, you help me. akavuga I've mfasha, got an enemy. mfite And the umwanzi. judge could close the door, Hanyuma umucamanza enter agakinga into the urugi, office, akinjira muri biro and ye, do his work, forgets about the akikora woman. akazi kakibagirwa wa When he's mupfakazi. going out for break, Yaba asohoka agiye muri the woman karuhuko, is at the door. umugore yabaga akiri Said, kuri you wa help muryango, me. nyamuna ngirira The imbabazi. judge goes and drives off, Umucamanza akinjira imodoka ye goes to akagenda, town and has his breakfast. akajya mu mujyi akinywera He comes kacyayi, back. yagaruka The woman is at the door. umugore ari ku muryango, Help me, Mr. Judge. nyamuna mucamanza Enters his afasha, office, akinjira muri biro ye, does his work, agakora akazi, he attends to his clients akita ku who bakiriya are be, bringing a lot of money. bazana amafaranga menshi. Somebody say amen. Amen, gira utamina aho uri. Now, when this is very interesting. You know, Biratanga, when we are at the biraryoshye. radio, we believe you people are Mw'abantu listening attentively. turizera Now, ko mutwumva neza. when he entered his office, Yinjiye muri biro ye, he could attend to his clients. yiyakiraga abakiriya be, People could come to him. abantu baza iyo ahari, But when he goes out, ariko yasohoka the woman is at the door. umugore yabaga ku muryango, Mr. Judge, yewe help umucamanza, me. nyakubahwa I'm the mfasha, other widow. nijye wa I've mupfakazi, got an enemy. mfite umwanzi. The Bible says Bibiliya- he went on and on and on every morning, every evening. The woman was shouting Bibiliya avuga ngo niko byakomeje bikomeza uko amanywa, igitondo nimugoroba, umugore akomeza gusakuza until the judge said, I'm fed up. kugeza igihe umucamanza yavuze ngo ndarambiwe, I'm tired of this woman. ndushyuye umugore, I'm going to take a case, ngiye kwakira urubanza rwe, and I'm not going to help her because I love God. singiye kumufasha kuko nkunda Imana, I'm not going to help her because I know her. sindi bumufashe kuko muzi, I'm not going to help her because she has given me money. singiye kumufasha kuko atanze But amafaranga, I'm just tired of seeing her on my office. ariko ndumva ndushye kumubona hano muri biro Now yanjye. this is Jesus Dore uyu ni Yesu teaching people how to pray. yigisha abantu gusenga. You know, before Jesus came into the world, Mbere yuko Yesu aza mu isi, he was in heaven. yabaga mu He ijuru, could see how God was answering prayer. yarebaga uburyo Imana isubiza He could see amasengesho, some people coming, yabonaga abantu ukuntu they baza pray for 5 minutes, bagasenga iminota they go 5 back home, bakisubira they mu don't rugo, receive. ntacyo He could bakiriye. see people coming, Yabonaga they abantu try, bageragezaho they gato, say, maybe God does not want to answer. yenda Imana They ntashaka go back kunsubiza, home, bakisubira they mu rugo, don't receive. nibo bakira But icyo you could bakira. also see some people, Ariko hari n'igihe yabonaga abantu some people could come bamwe bakaza and pray
before God. bagasengera imbere y'Imana 1, 2 days, 3, 4 days. iminsi ine itanu 1 week. icyumweru They kimwe go on praying for a month. bakomeza gusenga Then at the ukwezi end of the day, God says, nyuma y'igihe Imana ikavuga iti I'm tired of that person. ndusha uyu muntu Jesus, let us give that woman Yesu something. uyu mugore tumuha ikintu What Jesus is talking about Yesu here, cyarimo avugaho ni iki he has an experience. afite inararibonye He knows the heart of the Father. azi umutima wa He data knows that people who receive from God azi ko abantu bakira are kuva ku people Mana who are persistent, ni abantu bahozaho are people who pray non-stop, ni abantu basenga ubudasiba are people who pray without ni ceasing, abantu basenga are badasiba people who always pray. ni abantu bahora They basenga don't give God a break. ntago baha Imana akaruhuko Now that is exactly icyo nicyo rero what was happening. nicyo Now the cyabaye judge said, umucamanza aravuga I'm not going to give justice to this ngiye woman guha uyu mugore ubutabera because I fear God. kuko ni Imana And I'm not going to give her justice singiye no kumuha ubutabera because I love her. kuko naba mukunda I'm not going to give her justice singiye no kumuha because she ubutabera has bribed me, kuko amaye ruswa but because I'm tired. ariko kuko Now ndushe Jesus concludes the story by Yesu saying, asoza iyo nkuru avuga ati if this unjust judge niba uyu mucamanza who utabera doesn't fear God, udatinya Imana does not even regard man, nigere yita no ku bantu if he managed to answer a question, niba yarashoboye gusubiza icyo kibazo what about God, Imana se yo who is very righteous? Imana What ikiranuka about God, Imana se yo who loves people? ikunda abantu Because we have been created in the image of kuko God. twaremwe mu ishusho y'Imana When you cry to God, iyo uririra Imana God sees his image Imana crying. ibona ishusho When you yayirira cry to God, iyo uririra Imana he sees his children. ibona abana Now bayo God cares about human Imana beings. yitaye ku bantu God cares about the Imana believers. yitaye ku bizera Now God is going to answer you speedily. Imana izagusubiza The vuba Bible says Bibiliya here, iragira iti and the Lord said, umwami aravuga ati listen to what the unjust judge says. mwumve mutega amatwi ibyo umucamanza utabera yavuze And will not God bring about justice for his chosen ones ese Imana nizatabara vuba aba yatoranyije who cry out to him day and night? bayitakambira amanywa nijoro I tell you, ndababwira He says he will see that they get justice and quickly. bazabona ubutabera kandi vuba. Now Jesus concludes the story Yesu ashoza inkuru by saying agira ati that God is different from the judge. ati Imana itandukanye n'abacamanza. God is more loving. Imana irakunda cyane. God cares about the people. Imana yita ku bantu bayo. God loves the nations. Imana ikunda ibihugu. God loves Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania. Imana ikunda u Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzania. God cares when we have a drought in our country. Imana ibyitaho iyo dufite icyanda mu gihugu. God cares when we have epidemics like Ebola and HIV and many problems. Imana itwitaho iyo dufite ibyorezo nka God Ebola, cares when sida He n'ibindi. sees we are very poor in the whole world. Africans are very poor people. Imana ibyitaho kubona abanyafrika aribo bantu bahora mu bukene. God cares when He sees people who don't have supper during the day or during the night. Imana ibabazwa n'abantu badafite icyo kurya amanywa amajoro. Bring all those problems to the Lord. Muzana ibyo bibazo byose ku mwami. Pray every day fervently. Dusenga iteka ubudasiba. I'm speaking to you, the one who is a believer. Ndavugana nawe wizeye. Don't be a lazy person. Unuka umuntu w'umunebwe. I remember when I was still a young man. Ndibuka nyiri umusore. When I just finished school. Nayo nyirangije amashuri We started praying in church. Twatangiye gusenga mu rusengero. We were sleeping in church. Twararaga mu rusengero. Not one day. So umunsi Not 2 days. We cried unto God. Twaririye Imana. We said, God, come and help turavuga ati mwami ngwino us. We dufashe. are coming from poor families. Tufoka mu miryango ikennye. Nobody knows us. Nta muntu tuzi. And we are crying all night long. Twariraga amajoro We were yose. fasting. Twaririzaga. We were calling upon the name of the Lord. Twahamagaraga izina ry'Umwami. We were reading the Bible. Twasomaga We were Bibiliya. obedient to our pastors. Twumviraga abashumba bacu. By and by, when time came, igihe cyaje kugera God started answering us. Imana itangira God kudusubiza. has provided for us. Imana ifite ibyo He yaduhaye has ubu. given us families. Iduhaye imiryango. He has given us houses. Iduhaye inzu. He has given us vehicles. Iduhaye amamodoka. Because God is a faithful God. Imana ari Imana yo When you kwizera. continue crying to God, Iyo ukomeje kurira Imana, God answers you. Imana yagusubiza. God is a faithful God. Imana niyo The kwizerwa. Bible says in Jeremiah Bibiliya giti muri Yeremiya chapter 33 ibice 33 and verse 3 umurongo wa that gatatu call upon me ngo nabaza and I will answer you. nanjye ndagutabara. Don't call upon people. Niwihamagara abantu. If you call upon your uncle, niwihamagara nyokorome, your uncle may grow old. nyokorome ashobora If you call upon your aunt, ushobora guhamagara your nyogosenge. aunt may forget you. Nyogosenge yakwibagirwa. Even your very father who produced you, erega na so bwite wakubyaye, he may have personal problems. nawe yagira ibibazo byo But when you call upon the name of the ariko Lord, niwitoza guhamagara umwana, God has got a specific answer for you. Imana ifite igisubizo gifatika kuri Your wowe. answers are with God. Ibisubizo byawe biri kumwe n'Imana.
n'Imana. Before you came into this world, mbere yuko uza muri iyi si, when you read the book of Genesis, iyo usoma igitabo before cy'Itangiriro, God created Adam and mbere yuko Eve, Imana irema Adamu na Eva, first he created the light, yabanje kurema umucyo, then he created the water, irema amazi, then he created the green plants, irema ibimera, then he created the animals, irema inyamaswa. then on the sixth day, umunsi wa gatandatu, God created Adam. Imana irema Now Adamu. he first created all the provision. yabanje kurema ibyazakenera He byose. first created enough light for him. yabanje kumuremera umucyo He created uhagije. enough water for him. yabanje kumuremera amazi I want to ahagije. tell you, the person that is listening to me right now, Ndajya mvuga n'umuntu unyumva aka kanya, whatever you need, icyo ukeneye cyose God has already created. Imana yamaze Before kukikuremera. you came into this world, mbere yuko uza muri iyi si, your food enough for you is around ibyo here. kurya biguhagije birahari. You have enough money in this world. ufite amafaranga ahagije muri iyi si. Your car is already there. imodoka yawe irahari nawe. Everyone is supposed to have a house. buri muntu agomba gutunga inzu. Everyone has got provision. buri muntu agomba kuba afite Before you ibimutunga. came, mbere yuko uza, You have your own blessing. wari ufite umugisha Your bwite. blessing is not with your neighbor. umugisha ntabwo ufitwe Your blessing n'umuturanyi. is not with your pastor. umugisha ntufitwe na pasiteri. Your blessing is not with your father. umugisha wawe ntabwo ufitwe na so. Your blessing is in the hand of God. umugisha wawe ufitwe uri mu That's maboko what y'Imana. God says in Jeremiah 33. nicyo gituma Imana ivuga muri That Yeremiya call 33, upon me munabaze and I will answer you. nanjye God nzabasubiza. has got the answer. Imana ifite ibisubizo He yewe. has a marriage answer. ifite ibisubizo He has by'inshako. a financial answer. ifite ibisubizo He by'amafaranga has ukeneye. academic answers. ifite ibisubizo by'amashuri He ukeneye. has professional answers and ifite jobs. ibisubizo by'akazi n'ibyo God has wize. got even social answers about your relationship. Imana ifite n'ibisubizo ku Some mibanire young people y'abantu. today, you are crying. basore nkumi mwumva uyu Oh, munsi my murira. boyfriend has left me. yewe kope wanjye God has aransize. got that answer for you. Imana ifite igisubizo Many, cy'ibyo many, kibazo. many answers. ni ibisubizo ni In the byinshi. office of God, there are very many muri biro answers. y'Imana ifite ibisubizo So once byinshi. you have a problem in your life, iyo ufite ikibazo mu buzima bwawe, when you have come to the rock bottom of your life, iyo uje ukuye mu ndiba y'umutima wawe, when you knock hard rock, iyo umennye rwa start rutare praying. ugatangira gusenga, Don't worry about anything. ntukagire icyo uhagarikira umutima. Present your case before the Lord garagaza ikibazo cyawe imbere and y'Imana, start to pray utangire and say, gusenga. God, I come to uvuga you. uti mwami ndaje, You have a solution for my life. ufite igisubizo cy'ibibazo byanjye, You understand my thoughts. uzi ibisubizo ibitekerezo You byanjye, understand everything around me. uzi buri kintu kingose, You have answers. ufite ibisubizo, You know the networks of this world. uzi imikorere y'isi, You have the connections. ufite And connection, you start to pray. ugatangira And gusenga. as I was telling you, nk'uko nababwiraga, when we are still praying, igihe twarimo God tugisenga, was giving us vision. Imana yaduhaye iyerekwa, God was giving us promises. Imana yaduhaye We could amasezerano. read the Bible twasomaga Bibiliya and we find promises in the Bible. tugasanga amasezerano muri We Bibiliya, believed God twizeye and Imana, we said, God, we are going to continue turavuga praying. tuti Mana tuzakomeza We gusenga. continue to praying. twarakomeje We gusenga, preach the word of God. tubwiza ijambo We ry'Imana, continue to praying. dukomeza We preach the gusenga, word of God. dukomeza gusenga, Slowly by slowly, buhoro buhoro God started opening Imana doors. itangira gukingura imiryango, God started connecting us to friends. yatangiye gukingura I imiryango mu want to tell you nshuti. the person that is listening to me right kamubwire muntu now. neza amatwi nonaha, God is going to start opening doors for Imana igiye you. gutangira gukingura imiryango kuri Maybe you wowe. can bring a friend. yenda ishaka kuzana A inshuti, friend from Tanzania. inshuti ivuye A Tanzania, friend from Kenya. inshuti yava Maybe a Kenya, friend from Burundi. inshuti ishaka kuva And you Burundi, get connected in the spirit. ugahuzwa nawe mu buryo You know, there bw'umwuka. are some people when they look at you, hari abantu bamwe iyo bakureba they say, I've never seen such a person. baravuga bino uyu muntu sindamubonaho, I've never seen such a man that sindabonaho looks umugabo like you. nk'uyu nguyu usa nawe. There are people that God has prepared for you. hari abantu Imana The yaguteguriye. Bible says, Bibiliya iragira iti don't give up. wibicogora, Because if you give up, kuko nucogora there are people Hari God abantu has set for you. Imana yaguteguriye. There are people even in the political arena. hari abantu no mu cyiciro cya There are politiki, people who are in the administrative office. hari abantu bari muri za biro z'ubuyobozi, There are people in the families. hari abantu mu muryango wawe, There are people in other nations. hari abantu no mu bindi bihugu. When you meet those people, iyo uhura n'abo bantu they are going to say this person is very beautiful. bazavuga bati uyu muntu ni mwiza They are cyane, going to say this woman has got a very good bazagira voice. ati uyu mugore afite, They are going to say this pastor is very anointed. bazagira ati pastor uyu nguyu arasizwe. But if you give up hope today ariko nubivaho and ibyiringiro you go back to bikagenda the village ugasubira mu cyaro and you say God does not love me, ukavuga Imana n'inkunda, you are missing very many mu chances. by'ukuri utakaje amahirwe Don't go menshi. back to the village. wisubira mu cyaro, Don't give up. wicogora ngo Don't say biveho, God has forgotten me. wivuga ko Imana yakwibagiwe. God still thinks about Imana you. yacyagutekerezaho. Continue praying. komeza gusenga, Go to your church, jya mu rusengero wherever you rwawe, are praying from, aho usengera hose, and lift up your hands uzamure every day. ibiganza amaboko yawe Say, iteka, God, remember me. jya ugira uti Mwami Say, nibuka, God, don't forget jya uvuga me. uti Mwana Go to your ntukanyibagirwe, pastor. jya ku mushumba Tell them, wawe, Pastor, mbwira uti I've mushumba, been praying for a long maze time. igihe nsenga, Put your hand upon me. nshyira ukuboko kwawe kuri Help jye, me in my weakness. mfasha mu ntege nke Counsel zanjye, me. ngira inama. What is the
word of God for me ijambo today, ry'Imana rimvugaho your pastor ririhe is going to help you. pastor wazagufasha. If you are near UCC, niba uri hafi ya UCC you come to Apostle Charles. vayo mu itorero rya Apostle Charles Rwanda. Come to Pastor John. vayo ubonane na Pastor These John. people are going to help you. aba bantu bazagufasha. Come to Bishop Margaret. vayo usange Bishop These Margaret. people are going to help you. aba bantu bazagufasha. Don't give up. wibivaho. Every time look for a solution. ibihe byose ushaka But I igisubizo. want to promise you one ndeka thing. ngusezeranye ikintu kimwe. As I'm concluding, ndimo nsoza. God has got many answers. Imana ifite ibisubizo byinshi. God has got a lot of gold and silver. Imana ifite izahabu n'ifeza The nyinshi. Bible says gold and silver belongs to him. Bibiliya ivuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyayo. The Bible says God owns all the cattle on 1,000 hills. Bibiliya iravuga ngo ifite inka nyinshi ibihumbi ku God misozi. is the owner of all the stars. Imana niyo nyiri inyenyeri All zose. the rivers and the lakes belong to God. imigezi n'inyanja byose nibyite. God is rich in mercy. Imana irakize mu mbabazi n'umutunzi God w'imbabazi. has all the people, is the owner of all the people. Imana niyo nyiri abantu bose So batuye don't isi. give up hope. witaho ugora ngo utakaze God is ibyiringiro. about to answer you. Imana iri hafi And the kugusubiza. Bible says Bibiliya igira iti He's going to answer you quickly. izagusubiza kandi He's vuba. not going to delay. ntabwo izatinda. Some people have been delaying to give you a job. baratinze kuguha But akazi. when you come to God, ariko nuza ku Mana, God is not going to delay. Imana ntizigera itinda. I want to pray with you. reka ngira amasengesho I nsenga want to nawe. encourage you right ndagira ngo now. usubizemo imbaraga nonaha. Because the promises of God are very near you. isezerano ry'Imana riri hafi And I yawe. want to pray with you. ndagira ngo usengane nawe. If you are near your radio, niba uri hafi ya radiyo yawe, just join your faith with me. huza kwizera nanjye. God is about to answer you. Imana iri hafi You kugusubiza. can even take a step of faith. watera n'intambwe yo And kwizera. maybe you put your hand on your radio. ugashyira n'ikiganza cyawe kuri And you say, radiyo. as the man of God is praying, ukavuga umuntu w'Imana I've asenga. got a need. mfite icyifuzo. God answer me. Imana God nsubize. bring me my answer quickly. Imana nsubize igisubizo And I vuba. strongly believe nanjye ndizera. the God who brought me to Kigali, Rwanda, Imana yazanye Kigali Rwanda is going to answer you. igiye kubasubiza. And his answer is going to be very kandi quick. ibisubizo byawe birihuta. In the name of Jesus mu izina Christ. rya Yesu Kristo. Father, I want to thank you data ndashaka kugushima because of the opportunity ku bw'aya mahirwe that you have given me. umpaye. I want to thank you because of the ministry of UCC. ndagushimira kubw'umurimo wawe muri UCC. I want to thank you because of the anointing upon my apostle, ndagushimira amavuta ari ku mushumba wanjye Apostle. Apostle Charles Rwandamula, Apostle Charles and all the Rwandamula. ministers he's working with. n'abahereza bose I akorana want to nabo. thank you for Bishop Margaret. ndagushimira Bishop I want Margaret. to thank you for Pastor John. ndagushimira Pastor I want John. to thank you for the anointing that is flowing. ndagushimira amavuta And even agaragara. as we are on this radio program, turi no kuri iyi I'm radiyo. feeling the anointing of ndumva God. amavuta yawe In mwami. Jesus' mighty mu izina name, rikomeye rya I pray Yesu. for every sick person ndasengera buri murwayi that is wese listening to the radio right now. ututeze amatwi kuri In the name radiyo. of Jesus mu Christ, izina rya Yesu as I'm Kristo. praying right now, ndimo nsenga you none. have answers for ufite them. ibisubizo Some people byawe. have got financial hari abantu answers. bafite Some ibisubizo people are being by'amafaranga. chased away from their houses. abirukanwaga amazu They don't nabo have rent. ntabwo bafite ayo Some kwishyura. people don't have school fees. hari abantu badafite They have minivare. come back home. bagarutse mu rugo. They are relaxing at home. bari mu rugo They baricaye are gusa. saying, who's going to take me back to school? baribaza ngo ninde dusubiza ku In the ishuri. name of Jesus mu Christ, izina rya Yesu I Kristo. pray that provision may come. ndasenga ngo ubutabazi You are a buboneke. God that provides. muri abo Imana The iha. Bible says, my God shall supply Bibiliya iravuga ngo Imana yacu all izabahaza. my needs izahaza ibyifuzo byanjye byose. according to his riches in glory nk'uko ubutunzi bwayo bungana mu by cyubahiro. Christ Jesus. muri Kristo Yesu. Meet that woman that is waiting hura for you. n'uwo mugore ugutegereje. Meet that man that is waiting hura for n'uyu you. mugabo ugutegereje. Meet that young man that is crying to you hura day and n'uwo night. musore ugutegereje. Answer that girl subiza uwo that mukobwa. is praying for her uri healing. musengera You gukira. are a God who answers uri prayer. Imana isubiza. You are a God who does not lie. uri Imana You are itarayibeshya. a God who has got everything that we need. uri Imana ifite byose You dukeneye. have the silver and the gold. ufite ifeza By n'izahabu. your stripes we are healed. kandi kubw'imbyimba yawe You are a twarakize. God who can forgive all the uri Imana sins. ishobora kubabara Even ibyaha the people byose. want their sins to be forgiven. Lord. n'abantu bashaka ibyaha byabo Forgive bibarirwa. their sins, Lord of babara glory. ibyaha byabo mwami Father, I want mwiza. to thank you data turashima because you brought us to Kigali, Rwanda. kuko watuzanye Kigali mu Rwanda. For such people, ku bw'aba bantu you basaba are going to cyane. heal them. ugiye You are kubakiza. going to answer them. ugiye Your kubabohora. miracles are going to happen. ibitangaza byinshi Father, bigiye I kuba. give you praise and glory data ngo icyubahiro because you n'ikuzo. have done it kuko urabikoze. to the glory of your name. ku bw'ubwiza n'icyubahiro In cy'izina the ryawe. name of Jesus mu izina Christ. rya Yesu Kristo. Thank you, Jesus. urakoze. Thank you very much. urakoze cyane. Thank you very much for listening to me. urakoze cyane kutwumviriza nshuti. My name is Pastor Emmanuel MUSISI, yari Pastor Emmanuel Musisi. and I'm coming from the border of Uganda and Kenya. avuye ku mupaka wa Uganda na Kenya. We have a ministry there. It's called Busia Miracle Center Church. afite itorero ryitwa Busia Miracle Center Ministries. And I want to thank the people that have invited me here. ndashimira n'abantu banyakiriye n'aha bakantumira. I want to thank Pastor John that has been with me ndashimira Pastor John uri kumwe for the nanjye. opportunity that have given me to speak to the people. amahirwe mbonye kugira ngo mvugane God n'abantu. bless you very much. Imana ibaduhere umugisha cyane. Amen. Pastor Amen. John. urakoze cyane Pastor Musisi, turamushimira aho uri wamukomera amashyi
birashoboka. Inshuti rero mukundwa, tukiri muri studio turacyafite iminota, hari abantu bagenda bandika ubutumwa bugufi bwatugezeho, turagira ngo nawe utwumva uduteza amatwi muri aka kanya tugiye kuguha umurongo wa telefone yacu, ushobora guhamagara tukiri muri studio, ushobora kwandika ubutumwa bugufi wohereze kuri 0782 75 74 62 0782 75 74 62. Hari ubutumwa bugufi ndetse bwanangezeho, hari uyu witwa yavuze ati Yesu ashimwe, nitwa Mama Roger, abantu nibaze muri UCC ni boy baruhuke, umukozi w'Imana adukozemo umurimo, ahumurije imitima yari yaranamutse, muhabwe umugisha. Arakoze Oliver, Imana mu umugisha. Abantu yagamba nti abantu bagiye mu UCC muhereza wa Mukama atuziza amamanyi. Amen. Yeah. Katwakire telefone. Hello. Hello. Karame. Saseme Pastor. Ahimbazwe. Agnes Kabuga. Agnes Ramahoro. Amahoro. Yego. Mwakoze cyane Imana wo mugisha. Urakoze cyane Agnes. Maze mushengere muryango wanjye n'ibibazo bitandukanye. Yego. Mwakoze cyane. Urakoze Agnes. God bless you Agnes from Kabuga. Turagira ngo tukubwire ngo tukahamagara kuri 0722 25 74 62 ni 23 5 74 62. Iyo ni umurongo wa Tigo, ushobora kutwandikira ukatubwira aho uri n'icyo wifuza. Inshuti zacu, ushobora no kohereza ubutumwa bwawe bugufi ku rubuga rwa cyangwa se ku rubuga rwacu rwa WhatsApp, ukohereza ubutumwa bwawe kugira ngo dushobore gusengana. Ndakwibutsa ko uhamagara kuri 0722 078 8 75 74 62. Abakoresha umurongo wa MTN turakwakira, turashaka kugufasha. Inshuti bakundwa, ikimana irimo ikora n'ikivuga ku buzima bwawe kijyanye no gusenga ni ikintu ukwiye gutera intambwe ukagera ku butaka bwera hariya kuri UCC tugasengana. Hari ikimana nshaka gukora ku buzima bwawe tukagusengera. Turimo kubona abantu babohoka, abantu bakira, abantu babaturwa. Tugira n'umwanya wo kwakira abantu, tukakwakira tugasengana nawe, tukumva ibibazo byawe tukakugira inama. Hello. Hello. Yes please. Turakumva. Wakwigira hirya radio. Iracitse, ko network itameze neza. Inshuti bakundwa, twarimo tuvuga ngo gera kuri UCC urebe ukoko kw'Imana, urebe uko Imana ikora. Turimo turasenga ngo ububyutse bube, turimo turasenga ngo abantu bakire, turimo turahamagara Imana, turashaka kubona kubaho kwayo. Iki mitima yacu yifuza nuko kubaho kw'Imana kwiyongera, ibitangaza bikiyongera, imbohe zikabohorwa, ababase bakabaturwa. Muri iki cyumweru rero ushobora kubana natwe kuri wa gatanu, wabana natwe ku cyumweru, byitegure uze tugufashe kurushaho. Wowe wakijijwe cyangwa umaze iminsi ukijijwe, turifuza no kubona ubutumwa bwanyu. Abamaze gufata icyemezo cyo gukizwa mutwandike, mutubwire amazina yanyu naho muherereye, dushoboye kubakurikirana, dushoboye kubafasha kurushaho. Aho uri tugufashe, waba uri na hafi twagufasha. Hello. 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 Yesashimwe. Isahimbazwe. Nasaba kugira ngo munsengere. Yego mama. Nakira ubwiza bw'Imana. Witwa nde? Bora. Bora. Urakijijwe? Warakijijwe? Uri umurokore? Nari umurokore ko nasubiye. Inshuti yanjye rero, iki nicyo gihe ugire vuba rwose. Turakugira inama yo kwihutira gufata umwanzuro ukagaruka vuba. Uri kure se, utuye hagana he? Ndi Kanombe. Kanombe ntabwo ari kure, tugereho kuri UCC tukugira inama. Imana ntabwo yishimira abasubira inyuma, ahubwo yishimira ko bagaruka. Subiramo imbaraga rwose, ukomeza kwicira urubanza, ahubwo aho mvi ubutumwa, subiramo imbaraga wongera ugaruke mu nzu y'Imana. Musengere nyine sigaye abadayimoni bantera kinesha. Kandi bitarajyaga bimba. Turagusengera. Mu izina ry'Umwami Yesu turakubohoza kandi turagusengera Imana iguhe amahoro. Uwo mwuka uvuye kuzimu tutegeke kuve ku buzima bwawe. Uzashaka nakanyuze tubonane Bora. Nanyuma nsengere nyine mbone n'akazi. Yego.
narangije kwiga ariko mbura diplome kubera nakoze ntwite maze no kubyara umwana wanjye arapfa. sorry yangana mama nasengera nyine byibuze n'Imana izancumbushe. yego urubatse se ufite umugabo ariko ndabiteganya. okay ni biteganya bifite umurongo turagusengera kandi bizashoboka banza ufata umurongo mwiza. yes Imana ngo mugisha bora kandi komeze kugira neza. yes fine thank you. mukomeze kunsengera mu buzima bwanjye nyine kuko mbona bitagenda neza rwose. yeah turiteguye kugufasha nubona akanya uzadushake ugere kuri UCC tugusa. Iyo nimero se niyo mukoresha no mu wundi cyane rwose iyo niyo nimero dukoresha. niyo muri studio? oya ni yacu tugendana turayikoresha niyikoreshwa gusa ngo ayo mutwaro ukomeze kunsengera Imana ukomeze kongirira neza. turagusengera. murakoze. fine thank you. Arundi utwohereje ubutumwa bugufi reka turebe ubutumwa bwanyu abandika turabategereje kandi twiteguye kubafasha. uyu yanditse ati mwiriwe ndarwaye isereri imereye nabi mu nsengere mfite ibibyimba mu nda murakoze ndi Remera. Niyanditse izina rye ariko turakugira inama yuko wagera kuri UCC tukagusengera ibyo bibyimba tukabitegeka bikava ku buzima bwawe kuko habona abadayimoni bashaka konenera hazaza hawe. iyo sereri nayo ikakurekura mu izina rya Yesu. undi nawe yatwandikiye ubutumwa bugufi nawe aragira ati Yesu nashimwe mfasha gusenga pastor ndwaye umutwe cyane kandi mama wanjye nakazi afite ndagira ngo mumfashe gusenga. urwaye umutwe Uwiteka Imana nyinga baragutabara turagusengera mu kanya gatoya nuve kuri radio yawe dufite iminota mike tugiye gusenga turasengana nawe uwo mutwe urakira mu izina rya Yesu mama arabona akazi kandi iki ni igihe cyanyu cyo gutabarwa nimucika intege. inshuti zacu turababwira ngo mushaka kwandika ubutumwa bugufi kuko twiteguye kubafasha no kubakira. ubutumwa bugufi bwohereze kuri 0722 22 5 7 4 6 cyangwa se 0788 7 5 4 6 dushobore kugufasha dushobore gusengana nawe. wowe utwumva uri kure shaka umwanya ku cyumweru zubane natwe. dufite abantu baturuka kure baza gusengana natwe baturutse mu ntara baturutse mu turere twa kure ariko bakabizirikana bakaza bagasengana natwe. dufite abantu dufite abakristo baturuka mu karere ka za Nyaruguru akaza gusengana natwe buri cyumweru ugasanga nka kabiri mu kwezi ukabona koko uyu muntu afite arashaka Imana kandi bamaze kubohoka bafite umugisha bafite ubutsinzi ukabona koko uyu muntu ataruhira ubusa. buriya ahantu hari Imana wari ukwiriye guhaguruka ukajya uhagera wari ukwiye kujya uhagera kugira ngo uhabwe umugisha. niba wumvise bunaka Imana irimo ikora ibintu bikomeye ntugacika intege ntukagire ikintu kikuzitira kugira ngo uhagere uhabwe umugisha ubohorwe. akanya ndagira ngo nsengane n'abantu badukurikiye bateze amatwi bohereje ibyifuzo byabo. kambanze mfasha abantu bashaka gukizwa ushaka kwakira agakiza ushaka gusubira mu gakiza wari waraguye wagendaga nabi se wari warapaganye wakuraga ibizira urumva urambiwe kubaho ubuzima bw'ibyaha urumva umutima ugucira urubanza zamura ijwi ryawe usubiremo aya magambo mvuga gira uti mwami Yesu nsinzwe n'ijambo ryawe uhereye uyu munsi niyemeje gukizwa mbabarira kandi unyize ibyaha byanjye unyuhagize amaraso yawe unkure mu barimbuka nandikwe mu gitabo cy'ubugingo niyemeje kugukurikira niyemeje kukumvira wowe mu imbaraga kuva none n'iteka ryose tubisabye mu izina rya Yesu amen
amasengere mwege mukijijwe uyu munsi. Data mu izina rya Yesu, cyubahiro ikuzo n'ishimwe byawe, umva gusenga kwacu, dusengere uyu muntu umaze gukizwa, umaze kwakira agakiza, abari mu businzi, abari mu nyoma, abari mu bujura, abari mu busambanyi, abikinishaga, abari mu butinganyi, abari baraciye inyuma abagore babo, abaciye inyuma abagabo babo, ndohereza imbaraga ku buzima bwabo, bamaze guca bugufi bakihana mu izina rya Yesu. Abanywaga urumogi bamaze gufata icyemezo cyo gukizwa, uyu munsi baha imbaraga kudasubira inyuma no kutongera kureba mwisi, ahubwo buri munsi bagira inzara n'inyota by'ijambo ryawe, bakunde guterana, bahabwa imbaraga zo kugenda imbere yawe batunganye, bakora ibishimwa mu maso yawe. Negetse imbaraga z'ikuzimu, negetse imbaraga z'idini, negetse imbaraga n'iminyururu yose y'idini, kubarekura mu izina rya Yesu. Ubwibone n'umwirato wose, imyuka yo kwikakaza, inshuti mbi, none batandukanye n'inshuti mbi, uciye bugufi akaba yikubise mu gituza akavuga ati ndahindutse. Mwami, muhuze n'inshuti nzima, muhuze n'itorero rizima mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zabatwazaga igitugu zibarekure, zikurekure mu izina rya Yesu. Aka kanya kansengane n'aba bantu batwandikiye ubutumwa bugufi, Bora umaze kwatura, ndizera ko umaze kwaturana natwe aya magambo. Reka rero tugusengere, buri imbaraga zigutwaza igitugu zikurekure, ndakubitasa imbaraga zikuzimu, ndakubitasa imbaraga z'abadayimoni, imyuka yaguteye gukoza isoni igukura imbere y'Imana, ndayitegetse kurekure mu izina rya Yesu. Ndarekura umuriro utwika w'abadayimoni, umuriro utwika w'abadayimoni bo kwikinisha, izo mbaraga zikurekure, imbaraga z'agahinda, imbaraga z'ubwigunje, imyuka yakumaze imbaraga, imyuka yakuyongobeje ikurekure nonaha mu izina rya Yesu. Wambara imbaraga, ubwiza bw'Imana bwongere bukugarukire, umucyo wa Yesu wongere kukurasira mu izina rya Yesu. Mwenda turiremera, ufite ikibazo cy'isereri, ufite ibibyimba mu nda, ndategetse ibyo bibyimba nonaha kubura, ndategetse kubura mu izina rya Yesu. Nusubira kwa muganga babishake babibure, kuko Uwiteka abasha byose, kuko ishobora byose ariyo Mana turamya, ariyo Mana dusenga, igukorera igitangaza. Uyu munsi gukira kwawe kugaragare, uyu munsi isereri hagarare mu izina rya Yesu. Ndasengera mwenda data wundi utwandikiye uvuga uti mama ararwaye kandi nanjye ndi umushomeri n'akazi mfite. Uwiteka Imana Nyiringabo, urwaye umutwe wowe, ariko mama afite ubushomeri n'akazi afite. Umwami w'abama gukiza umutwe, shyira ikiganza cyawe ku mutwe mu izina rya Yesu. Negetse abadayimoni baguteye, negetse iyo myuka yose y'ibitekerezo byinshi kandi bibi, ikurekure mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana amanukira ubuzima bwawe, Imana iguhe ituze, iguha amahoro uhereye aka kanya, kandi na mama wawe abona akazi. Uwiteka mucingura imiryango, umwami w'abama mwibuke, abakize agahato k'umwanzi ku buzima bwanyu. Inshuti zacu mutwumva, turagira ngo tubabwire ko turekeye aha tuvuga duti, wowe ushaka akazi, wowe ushaka amahoro, wowe ushaka umunezero, wowe ushaka ibyishimo, wowe waboshywe, wowe wazinzwe, wowe wavuga uti mbengwa buri munsi ubukwe bwanjye burapfa, gera kuri UCC muri aya masengesho. Nta muntu n'umwe uzasigara uko yari ameze, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo aduhaye ishyaka, asize ishyaka mitima yacu, aduhaye umutwaro w'abantu be, kugira ngo tubasengere, kugira ngo dusengane namwe, imbaraga zibarushya zose zibarekure mu izina rya Yesu Kristo. Maraso Yesu ababeho, ubuntu bw'Imana bwe ku gihugu cyacu ndetse no ku bayobozi bacu. Imana iha agakiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Turasenga kugira ngo ukuboko kw'Imana gukubana imyuka n'imitima y'abanyarwanda kwisumba byose. Tubisabye Imana Data mu izina ryera rya Yesu Kristo. Muzatwumva ejo ku isaha ya 6 z'amanywa. Ejo 6 muzabane natwe. Imana ibaho umugisha, kandi ku cyumweru turabateguza kudusura saa 9 z'igitondo. Dusure kuri UCC Kabuga, uzasanga Pastor Bena, UCC Gikondo uhasanga Bishop Margaret, UCC Nyamato uhasanga umukozi w'Imana Francis Ruterana, UCC Nyamato uyu munsi bafite nabo agiterane n'ucikanwe, urasanga umuvuga butumwa udasanzwe witwa Mama Desire n'ucikanwe uyu munsi. Nugera UCC ni wowe urahasanga Pastor John, urahasanga uyu mushyitsi turi kumwe. Vayo uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. God bless you.